ubundi muri RPF cyangwa ibindi byose dukwiriye kuba dukora mu kubaka igihugu cyacu, umuntu aba akwiye gutekereza we nk'umuntu, mbese akitekereza, agatekereza inshingano afite zimuganisha cyangwa zimuhuza n'abandi, byagera ku bikorwa tukabikorera hamwe. We should be thinking independently, individually, but most importantly, act collectively. Nibwo bigira akamaro, nibwo bigira umusaruro, kuko turi hano twese, buri wese afite ibimureba ku giti cye, ubuzima bwe, ariko ko duhuriye hano biratwibutsa ko nyine dufite byinshi duhuriyeho. Mu bikorwa rero niho hambere dukwiye kuba duhurira. Ntibibujije abantu no gutekereza hamwe, ariko muri bya bikorwa niho bigaragarira, niho bizira. Ariko bitabujije umuntu gutekereza ku giti cye, ndetse gukora ibimureba uko abyifuza. Ariko hano ni ibintu bibiri bihura, ni ibitureba nk'abantu buri umwe ku giti cye, ariko noneho ni ibitureba dukwiriye kuba dukorera igihugu cyacu, Abanyarwanda n'abandi bose batuye u Rwanda.